Amahoro amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje ubasuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase ni ku murongo wa Irera TV1 tuboneraho byinshi cyane by'ingenzi nk'ubwoko bw'Imana tuzaba mu gihugu cy'ubwami bw'Imana. Nyirizina ikiganiro cy'uyu munsi turareba nyirizina ese ku bwoko bw'Imana n'ubundi intego yacu ari kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Niho tunamenyekanisha kandi tunahakana buri kinyoma icyari cyo cyose ahantu hariho hose ku muntu wari we wese. Yego niho n'ubundi n'umuntu nyirizina ukoresha abantu imihango n'imigenzo n'imiziririzo akavuga yuko biri mu bushake bw'Imana cyangwa ko bigaragara muri Bibiliya kandi nagaragaze aho byanditswe mu gitabo cya Bibiliya, icyo gihe umuntu n'umunyabinyoma. Kandi iyo umuntu akoresha abantu imihango n'imigenzo n'imiziririzo nyirizina akavuga yuko adasobanukiwe iby'iyo mihango, atazi ukuri kwayo, icyo gihe uwo muntu akeneye kwiga ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Bibiliya kugira ngo nyirizina abashe kuba yakora iby'ingenzi cyangwa bikwiriye. Rero nk'ubwoko bw'Imana uwo muntu wigisha abantu cyangwa bakoresha imihango runaka adasobanukiwe ukuri kw'iyo mihango akeneye kwiga Bibiliya nyirizina, kuko ni impumyi nawe akeneye guhumuka, kuko n'abamukurikiye bose nabo bazagwa mu rwobo, kuko ni impumyi kandi abantu uyobowe n'impumyi nawe agwa mu rwobo. Rero iki kiganiro ku buryo burambuye wagisanga kuri Irera TV1 kuri YouTube kugira ngo ubashe kumva byinshi cyane byimbitse. Ndabashimiye, amahoro y'Imana nabane namwe.